bavuga ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi, ariko hari itanu muri yo yaremeye guterura igatura hasi. Iyi si imisozi isanzwe, ahubwo ni imitego y'urupfu itegereje uwo ari wese utinyutse kuhakandagira n'igare rye. Hano umuvuduko si inshuti yawe, ahubwo n'umwanzi ushaka gukurura akajugunya mu mikingo itagira iherezo. Hano feri z'igare ryawe zishobora kwaka umuriro, maze umutima wawe ugahagarara mbere y'uko ugera ku butaka. Uyu munsi tugiye gutembera intara zose zigize igihugu, twikoze ku nkengero z'ibihugu by'abaturanyi, maze tugaruke gato iwacu i Rwanda, turebe neza aho urupfu rugendera ku mapine abiri, maze bihite biduha kurebera hamwe imisozi itanu y'urupfu ku bakinnyi b'amagare ndetse n'abashoferi bihaye gukandagira kuri iyo misozi. Ese urumva uza ku mwanya wa mbere ari uwuhe? Byo bategure kino cyegeranyo na kibagezaho. Nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere y'uko turebera hamwe tuno dusozi tw'urupfu, kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byegeranyo byungura ubumenyi, ukande like niba ukunda ibiganiro nk'ibi. Sangiza iyi nkuru inshuti zawe kugira ngo dusangire ubumenyi. Uraza kutubwira muri komenti umusozi wagutangaje kurusha iyindi. Ku mwanya wa gatanu haraza umusozi witwa Côte de Musanze. Aha muri Côte de Musanze umwanzi wa mbere si umuhanda, ahubwo ni ikirere n'ubugome bw'imbaraga z'ibirunga bikikije akarere ka Musanze. Iyo abakinnyi bahageze bahura n'imbeho ishobora gukonjesha amaraso ku buryo no gufata igare bibagora, bigatuma amaguru yabo ahagarara gukora vuba cyane. Umuyaga uturuka mu birunga uza ufite imbaraga zishobora guhirika igare ry'umukinnyi, maze amanota y'umukinnyi agatangira kuvaho areba. Ni ahantu hahora umuyaga mwinshi ku buryo ukubita mu matwi y'umukinnyi, maze bikamutera gutekereza cyane ku irushanwa. Imvura y'amahindu ikunze kuhagwa ituma umuhanda uhinduka ubunyerere, maze amapine y'amagare agatanga ubuhamya ko atari ahantu ho gutwarira irushanwa. Abakinnyi benshi barahagwa bitewe n'uko umubiri wabo uba wakonje cyane, bigatuma batakaza utunyangingo tubatera imbaraga. Ni umusozi w'urupfu ku buryo uhagarika umuntu mu buryo budasobanutse, ubwenge n'imbaraga bitewe n'ubukonje bukaze n'ubuhaname bukabije. Aha ni ahantu abakinnyi baririra imbere y'abafana. Ku mwanya wa kane turasanga umusozi wa Shyorongi. Shyorongi ni umusozi w'agahinda kuko uzamuka iminota 45 yose nta kuruhuka na gato. Ubu si ubutumburuke busanzwe, ni umusozi uba wuzuyemo igihu n'imbeho bikaze, bituma abakinnyi batabona aho igare ryerekeza bitewe n'uko nta modoka ziba zihari. Abakinnyi banyonga cyane barengeje igipimo, bigatuma ibihaha byabo bishaka guturika kubera kubura umwuka. Umubiri utangira kwanga gukora, imitsi nayo ikababwira ko itagikora, maze umukinnyi agasigara areba nk'umuntu ugiye kuva mu irushanwa. Umuhanda wa Shyorongi ni uw'urupfu kuko inzira zaho zirimo amakona agoye gukata. Ibyo bigatuma umuvuduko urinda kurenga urugero. Iyo umukinnyi ari kumanuka, igare rishobora kurenga umuhanda rikajya mu miringoti. Aha niho abakinnyi bacikira intege mu mutwe kuko babona umusozi utazarangira, bikaba byatuma bava mu irushanwa. Shyorongi ni umusozi uhata umukinnyi gukoresha imbaraga atigeze agira mu buzima bwe, kandi uwo musozi ukamusigira amateka y'umunaniro ukabije. Ku mwanya wa gatatu haraza Congo Nile Trail. Iyi nzira y'Ikarongi na Rutsiro ni imwe mu nzira mbi cyane mu Rwanda kuko ibangamira umutekano w'umunyegare mu buryo buteye ubwoba. Inzira ni nto cyane kandi amabuye n'ibitaka byaho bituma igare rishobora kunyerera mu masegonda 2 gusa, bityo kugwa k'umunyegare bikoroha. Ku ruhande gato hari umukingo muremure uhanamye cyane ku buryo ugize ngo uranyerera uhita urangirira mu kiyaga cyangwa mu buvumo. Iyo abakinnyi bari mu irushanwa baba bagenda bameze nk'abahubuka ku igare, nta modoka iba ihari ngo iragonga umukinnyi, ariko imiterere y'isi n'ubugome bw'uyu muhanda nibyo bishobora guhitana ubuzima bwawe. Ni inzira igutwara imbaraga zose ikagusigira ubwoba kuko amakona yaho adashira kandi ari mato cyane ku buryo utabona imbere. Abakinnyi benshi bahanyura bafite imitima ikubita kuko bazi ko intambwe imwe ihwanye n'iherezo ry'ubuzima bwabo. Muri uwo mwonga niho hantu ushobora kunyerera ukitura hasi, maze amagufwa yawe agasandara kuko inzira ari amabuye atyaye cyane. Ibyo bikayishyira kuri uyu mwanya.
Ku mwanya wa kabiri haraza umusozi wa Kigali. Uyu musozi nicyo kimenyetso cy'agahinda ku mutwazi w'igare, kuko kuzamuka kwawo biravunnye ku buryo bishobora guhagarika umutima. Ubutumburuke bwawo bwa metero 1850 butuma umwuka uba muke cyane, maze umukinnyi agatangira kuzengera nk'uwanyoye inzoga. Ikibi si ukuzamuka, ahubwo ni ukumanuka ugana mu kigo cy'abasirikare cyangwa ugana i Nyamirambo ku muvuduko ukaze. Iyo umukinnyi amanuka, igare rishobora kugera ku muvuduko wa kilometero 90 ku isaha, mu gihe amakona yawo ari mabi cyane. Inshuro nyinshi abakinnyi batakaza kontorore bitewe n'umunaniro bafite mu mutwe, maze bakarenga umuhanda bakajya mu miringoti miremire. Muri aya makona nta yindi modoka ibihari, ariko ubutaka n'inkuta z'amabuye nibyo biba bigutegereje ngo bikumenagure. Feri z'amagare zihinduka umuriro, maze ugasigara mu mutwe uri nk'umupfu mu masegonda make. Aha niho kureba imbere biba ari ikibazo. Ku mwanya wa mbere turasanga agasozi kabaye intwari mu kuriza abakinnyi. Uwo musozi nta wundi ni Muri de Kigali. Uyu musozi nubwo ari mugufi ufatwa nk'umwicanyi, kuko urushya imitima y'abakinnyi b'amagare mu buryo butunguranye. Iyo bageze i Nyamirambo, amasegonda make ahinduka nk'imyaka, kuko imitsi y'amaguru itangira kurira kubera ubuhaname bwa 18% budasanzwe. Amabuye yaho niyo mwanzi w'abakinnyi, kuko iyo imvura yaguye anyerera nk'isabune, maze umukinnyi yashaka guhaguruka anyonge yihute, igare rikanyerera akikubita hasi. Inshuro nyinshi hano hagaragara amaraso n'ibyuya, kuko nta mwanya wo guhumeka ubuhari, ahubwo ni ukurwana no kutagwa. Abakinnyi benshi bahagera bafite umwete, ariko uyu musozi ukabasigira ubumuga bw'umunaniro udashira. Muri de Kigali ntabwo ari umuhanda usanzwe, ni ikizamini gishobora kugusigira igikomere cy'ubuziraherezo mu mutima. Aha niho bamwe bacikira intege bakumva ko bashaka kureka igare burundu. Mbaye mbashimiye twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like, share, kandi utwandikire muri comment utubwire umusozi wagutangaje kurusha iyindi.